Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu no munsi wanjye, uyu no munsi wawe, uyu no munsi utazagaruka inyuma. Ugize umugisha wo kuba ufite Kristo mu buzima bwawe, nta mugisha usumba iyo ngiyo umuntu yagira akiri hano ku isi, kuko nibyo bihindura aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Rero Imana iguha umugisha niba warahisemo Kristo kandi ukaburindanya ifuhe icyo kintu cy'agaciro wahawe cyangwa se ako gakiza uhawe. Iki Imana ikwifuzaho, iki Imana ushakaho nuko wagwiza imbaraga umunsi ku wundi kandi ukabigikoresha Imana yakoresha kugira ngo abandi bantu benshi baze muri Kristo. Cyatumye dukizwa, hari abantu badusengeye, hari abatubwirije ubutumwa bwiza, hari abadufasha amaboko mu ntambwe zacu za mbere, hari abo tuzi nabo tutazi. Ibyo ngibyo ni by'Umwami Imana bagutegereje. Ubu bwami bugizwe n'abantu bemera kuba abigishwa bigira ku birenge bya Kristo, abo bigishwa nabo bakazigisha abandi gutyo gutyo. Nicyo cyatumye iri torero riba rikiriho nyuma y'imyaka irenga 2000 Kristo asubiye mu ijuru. Nongere nkubwire rero ngo Umwami Imana afite ibyo agutegereje. Gwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ugwiza imbaraga mu mutima wawe, ubuntu bw'Imana bukuzure, Umwuka Wera gushoboze kugira ngo ubigikoresho kizazana abandi benshi kugakiza. Usiga umurage mwiza inyuma yawe, aho uhagarara naho uca, Umwami Imana habyarira abandi bana benshi yazana mu rugo rwe cyangwa se mu rwuri rwe. Imana ibiguhere umugisha. Turimo turasoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, tugiye gufatanya ibice bibiri, ibice 26 n'ibice 27. Ni ibice bigenda bitubwira amazina y'abasimburanaga gukora imirimo mu nzu y'Imana cyangwa se muri iri hema ry'Uwiteka. Ku murongo wa 12 w'igice cya 26 ngo ibihe by'abakumirizi byari ibyabo, nibyo by'abagabo bakomeye bafite ibyo bashinzwe nka bene wabo, bagakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka. Bavuza amazina y'aba bantu bari abakumirizi bakoraga imirimo mu nzu y'Uwiteka. Mbibutse ko aba bantu bose bari abagabo b'intwari, abagabo b'abanyabwenge. Nibwiye ko uyu munsi niba waragize amahirwe ukaba uri muzima, ukaba ufite Kristo mu buzima bwawe, ukwiriye kwibwira icyo wakora mu nzu y'Imana. Iyo twitegereje mu nzu z'Imana hirya no hino, dusanga hari abagabo b'abapasiteri bayoboye imirimo, ariko abenshi bicaye mu nzu y'Imana. Abenshi ni batoya mu bihugu byacu, abandi ni abadamu benshi. Niba waragize ufite Kristo mu buzima bwawe, uri umugabo, uri umusore mukuru, se najya nkubwire ko nawe Umwami Imana gukeneye. Ntabwo ibintu byahariwe abagore n'abakobwa gusa n'abana batoya gusa. Mu cyubahiro cyawe, mu bumenyi bwawe, mu bwenge bwawe, Umwami Imana gukeneye mu nzu ye. Hari ibyo wahakora bitakorwa n'umudamu. Nubwo muri Kristo Yesu koko nta tandukaniro, nta bagore, nta bagabo, nta munyamahanga, babandi Bibiri ivuga ngo nta mugiriki, nta muyuda n'ibindi nk'ibyo, ariko hari ibyo umugabo abashije, hari icyubahiro yahagararamo, hari umwanya yahagararamo, hari icyuho yahagararamo, umugore nawe atahagaramo, cyangwa se bakanuzuzanya. Hari uburyo n'imiremerwe yacu byatuma iyo duhuye tugize ibyo dukora tukuzuzanya. Nongere nkubwire ngo wibiharira abadafite akazi, abadafite amafaranga, abadafite ubumenyi, nawe hari icyo wabikoramo. Ku murongo 27 ngibyo byashinganye byavuye mu minyago yo mu ntambara, babishinganira gusana inzu y'Uwiteka. Kandi ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Buneri mwene Neri na Yowabu mwene Seruya bashinganye. Umuntu wese washinganaga ikintu cyose byategekwaga na Shelomoti na bene se. Ibi bintu byashingwa n'uvuga ngo ni ibintu bizeguriye Uwiteka. Ikintu cyanejeje nuko harimo uruhererekane, harimo Samweli, harimo Sawuli, harimo Abuneri mwene Neri, harimo Yowabu wandora umugabo w'ingabo, harimo mwene Seruya, harimo abantu benshi bagiye begeranya ibintu kugira ngo babyereze Uwiteka cyangwa se babiture Uwiteka. Ese uyu munsi inshuti y'Imana uzi ko ibintu nk'ibyo n'ubundi bigekenewe mu bwami bwa data. Iyo ugize ibyo wunguka, iyo ugize ibyo ubona, iyo ugize ibyo umenya, ese ushobora kubyereza Uwiteka bigakora mu bwami bw'Imana. Iki kintu kiradukwiriye muri iki gihe duhagazemo. Ubwami bw'Imana iteka bugirwa n'abantu babwitangiye mu mbaraga nkeya bafite, mu bushobozi bafite, mu mpano bahawe n'Imana, mu bihe byo gusenga, ariko kandi bugira n'abantu babyitangiye gutangamo ibyabo ndetse n'umwanya wabo. Mu gice gikurikiraho cya 27 kuva ku murongo wa mbere, Abisiraheli ko umubare wabo waruri nibo batware b'amazu yabasekuruza, n'abatware batwara ibihumbi, n'abatwara amagana, n'abatware bakoreraga umwami umurimo wose w'ibihe byajyaga biha ibindi. Uko ukwezi gutashye mu mezi yose y'umwaka bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Nuvuga ngo abantu 24 buri kwezi basimburanaga n'abandi. Rwari uruhererekane, rwari urujya n'uruza. Imirimo yari myinshi, yari imirimo y'icyubahiro, yari imirimo itangaje. Abantu bagera ku 24 bakitanga buri kwezi uko kwezi gutashye. Nongere mbabwire ngo ibintu byari bihagazwemo n'abagabo batoranyijwe n'Imana, barimo bakora uyu murimo w'icyubahiro utuma ubu bwoko bukomeza kubana n'Imana. Uyu munsi Imana iracyagukeneye. Twe kugira ahantu tuvuga ngo barahagije abariyo, barahagije ababivuga, barahagije ababikora. Oya, uko tuba benshi niko tuzana impano zitandukanye, niko dufite ubuntu butandukanye ku buzima bwacu, niko tubasha byinshi, niko turushaho gusenya ubwami bwa Satani tukubaka ubwami bwa Data. Urakenewe cyane mu bwami bw'Imana. Ku murongo wa 24 ngo Yowabu mwene Seruya atangira kubara ntiyarangiza. Nicyo cyazaniye Abisiraheli umujinya, kandi umubare ntiwanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma y'umwami Dawidi. Muribuka ryabarura Dawidi yari yamusabye gukora,
kandi umwami Imana yararimubujije. Yaratangiye rero Yowabu arabara ngo atangira kubara ntiyarangiza, nicyo cyazaniye Abisirayeli umujinya, kandi umubare ntiwanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma y'umwami Dawidi. Ikintu nakuyemo muri uyu murongo mugufiya, muribuka ko umwami Imana yarabujije Dawidi kuzabara abantu, kandi kubara ntibyari icyaha, ahubwo nuko Dawidi yendaga kwishingikiriza ku maboko y'ingabo ze ngo amenye umubare, amenye ko azajya atinya cyangwa azajya agira imbaraga, kandi umwami Imana yarababereye umukuru w'ingabo cyangwa se umugaba w'ingabo, ari we wabarwaniraga. Hanyuma ikintu gitangaje, yatangiye kubara, umujinya w'Imana uraboneka, marayika urimbura yica abantu, bituma iki gikorwa yaratangiye kitarangira. Ikindi kintu gitangaje, havuze ngo ntibyigeze byandikwa. Nshuti y'Imana, mu myaka Imana idutije, mu byo turimo dukora, uzi ko hari ibintu bibarwa n'ibindi bintu biba impfabusa n'ibindi bintu bitabarwa. Ahantu hose ugiye gushyira imbaraga, ikintu cyose ugiye kujyamo, icyo ujyanyemo n'abantu, icyo ugiyemo ku giti cyawe, uzajya ureba se ni ikintu kibarwa, ni ikintu gifite umumaro mu bwami bw'Imana, ni ikintu se gifitiye undi muntu umumaro, twe kugira imirimo itabarwa, itagira n'ikimara, ahubwo dutesha umwanya ndetse ituzanira n'amakuba nk'uko ahangaha byagenze. Ikintu cyose Imana idusaba kizirikanye n'umugisha, ikintu cyose Imana itubuza kizana guhomba, kizana kubabazwa, kizana ingaruka nyinshi kuri twebwe no ku bandi bantu batuzengurutse cyangwa se bagize umuryango wacu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugwiriza imbaraga, ugira umunsi mwiza.